Banyakwa abayobozi batandukanye turi kumwe hano, dushimishijwe cyane no kuba duhuriye hano. Tunashima cyane komisiyo ya mobilisation yateguye iyi nama nyungurana bitekerezo, aho turi buze kuganira gahunda zitandukanye zidufasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye, kandi buri wese uri hano abigizemo uruhare. Tubahaye ikaze kandi twishimiye kuba turi kumwe hano muri iyi gahunda yo kurebera hamwe uburyo twagumya kwiteza imbere mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rwa sociale. Ariko byose nk'uko tubizi hari aho bikomoka ku miyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uharanira ko buri munyarwanda wese atera imbere nta numwe usigaye inyuma. Mumfashe tumushimire cyane. Tubahaye ikaze mu karere kacu ka Ngororero. Mwese tubifurije kugira inama nziza, kandi turizera ko imyanzuro irafatirwa muri iyi nama iraza kugira impinduka, yaba ari mu mibereho ndetse n'ubukungu ku bateraniye hano n'abandi batashoboye kuza kubera ko bose ntago bari hano. Abari hano barabahagarariye. Afandi rero natinze ni ikaze, kandi tubifurije mwese kugira ubuzima bwiza mu gihe turi kumwe hano muri iyi nama iduteranirije hano. Murakoze cyane. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Uko turi hano turava hano dufashe ingamba z'imbaraga zacu turi bukure mu biganiro turi bugire. Ibintu byo kwigira Afandi aho ravuga buri munsi tugomba kubigira practical aho turi hose, ari ku kagari, ari ku murenge, ari ku rwego rw'akarere, ari ku rwego rw'intara, ari ku rwego rw'igihugu, ari mu biro byose byari byo byose. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu. Tutagize ubumwe ngo dukorere hamwe tidushobora kubaho. No mu biro iyo mwicara muryana, iyo mwicara mudashobora gushyira hamwe ntibushobora gukora. Aho ariho hose izo mbaraga rero, iyo tugira igipimo cy'ubumwe biba bigaragaza imbaraga dufite aho turi hose. Iyo twicaye dutya hano, igishushanyo kiri hano muri iyi nama harimo abandi 150 na bangahe? 154. Igituma tugomba twicara twese hamwe tugatekereza kimwe nuko ubumwe bwacu ari bwo bushobozi bwacu. Iyi nama twasabye meya kungana ibitekerezo kugira ngo ese aba bantu bari hano twese twatanga contribution iki mu iterambere ry'igihugu cyacu, mu iterambere ry'akarere kacu, mu iterambere ry'umurenge wacu. Uretse ibibazo aba bahagurutse bashobora kugira benshi binkera gutabara, bavuye mu gisirikare, abandi baturutse muri Kongo. Ibibazo basanga ni ibisanzwe, ariko igikuru muri byose turi buganira uyu munsi ni ibibazo bafatanya n'abanyarwanda basanze, ari mu kagari, ari mu mudugudu batuyemo, ari mu murenge. Ibibazo bikwiye kuba ibibazo bisanzwe by'abanyarwanda twese. Ibibazo ibyo ari byo byose, nta bibazo bikomerera abanyarwanda ntibibaho. Nta bibazo tudashobora kwikemurira.
mu gihe dushyize hamwe nta bibazo tudashobora gukemura. Rero ntabwo ndi buvuge byinshi cyane, ndashaka yuko tuza kuganira twese hamwe mu matsinda twisanzuye, abantu bisanzure, noneho turebe ukuntu twafatanya mu bibazo bimwe na bimwe, turebe ukuntu twakunganirana kugira ngo ejo n'ejo bundi akarere kacu kazabe ku isonga ya human security, akarere kacu kazabe ku isonga y'ibintu byiza byose bishoboka. by'ukuri iyi nama izi igihe ku bwanjye ndetse n'abagenzi banjye twaganiye ari ibishoboka. Buri gihembwe iyi nama ikajya iboneka, buri gihembwe tukayikora kuko ifite uruhare runini cyane. Ituma abarezavu, inkeragutabara zikanguka zikiyumvamo icyizere cyo kubaho. Kandi ikindi twabashije kumenya neza, nubwo twari dutuye tubizi, kumenya neza yuko dufite uruhare rwo gucyura abagenzi bacu twasizeyo. Twari tubizi ariko twabigenzaga mu ntege nkeya, ariko ubu twafashe ingamba z'uko tugiye kubigira ibyacu, tugatera intambwe zo kugarura bariya ziriya nzirakarengane, bariya abana bavutse nyuma y'94 bakavukira muri ariya mashyamba batazi n'uko igihugu uko giza. Bariya abana tukabacyura, abo bahatana n'ibyo bakoze bibatera ipfunwe byo gutaha mu rwatubyaye, bakomye kurindagiza abana bacu. Iyi nama ni inama nziza cyane, nkatangira ashimira ubuyobozi bw'akarere ndetse na komisiyo yo gusubiza abahoze mu ngabo mu buzima busanzwe, bo bagize igitekerezo cyo guhuza impande zarebwaga n'iyi nama, harimo ubuyobozi nyirizina bw'akarere, harimo abikorera bakorera mu karere, abanyamadini ndetse n'inkeragutabara ubwazo nk'abagenerwa bikorwa mu nama yari igamije gushakisha icyatuma imibereho yabo irushaho kuba myiza. Kandi hari byinshi iyi nama nkurikije ingamba zafatiwemo, hari byinshi bigomba guhinduka, hari byinshi abahuze ku rugerero basubijwe mu buzima busanzwe bazayungukiramo, cyane cyane ko imibereho yabo izwi na buri wese, yaba akarere gafite kandi kiyemeje kugira icyo gakora kugira ngo imibereho y'abavuye ku rugerero irusheho kuba myiza, ndetse yaba n'abikorera n'amadini bose biteguye gutanga umusanzu kugira ngo ubuzima bw'abavuye ku rugerero burusheho kuba bwiza. Cyagaragaye nuko twafatiyemo ingamba zituma twese dufatanya, inzego zitandukanye, kugira ngo abahoze mu mashyamba n'abahoze mu ngabo ubuzima bwabo bugumye gutera imbere, kandi tubafashe kwiteza imbere hagendewe ku mahirwe ahari menshi atandukanye, kugira ngo nabo bere gusigara inyuma, ahubwo batera imbere nk'uko n'abandi baturage bakataje mu iterambere. Ni ingamba rero mu by'ukuri ziraza kudufasha kugumya kwihutisha iterambere ryabo, yaba mu mibereho myiza ndetse no mu bukungu muri rusange.